Reka dushimire umuntu wese wakoze subscribe kuri Migambi TV kandi tukubwira ngo amahoro y'Uwiteka Imana akomeze kubana nawe. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba bitagenze neza, ushobora kuba waburaye, tukubwira ngo wihangane kandi Uwiteka akugiriye neza. Nawe umeze neza turakubwira ngo iyo wishimye, iyo wizihiwe ahubwo nibwo uba wugarijwe, tukubwira ngo nawe ukomeze usenge kandi usenge ubudasiba kandi ufashe abababaye. Tukubwira ngo nawe utameze neza wihangane, iyi si ni kwiri, ni nako twayisanze, ni nako tuzayisiga. Rero Migambi TV duherereye Kimironko, aho twaje kwerekana inzu iri ku isoko igurishwa. Ni inzu iri kubakwa ariko ntihenze bitewe n'ikibanza irimo. Ni inzu iri ahantu heza iri Kimironko, ahantu bita Mwizindiro. Iyo nzu nuyikenera uraduhamagara kuri 0788212164. Tugiye kuyibereka rero, tugiye kuyibatembereza. Ni inzu irashaka miliyoni 80 ukaza ugatwara iyi nzu ifite ikibanza cyiza. Ikibanza cyonyine nicyajya munsi ya miliyoni 50. Ikibanza cyonyine nicyajya munsi ya miliyoni 50. Nibura abaye make ni miliyoni 50, ariko ubundi ibibanza byangari kujya miliyoni 30 na miliyoni 70. Iyi nzu irashaka miliyoni 80, nuyikenera umamagare yikugezeho. Tugiye rero kuyibereka. Reka iyi nzu rero ni yindi twabwiraga nyine nkuko twababwiye, irashaka miliyoni 80, ariko muri miliyoni 80 umuntu wumvikana na nyirayo arahita amushyiriraho korotire, namara kumushyiraho korotire amushyirireho anayikinge, niba na ngombwa anamuterere n'amarangi. Ubwo rero reka tuyibatembereze, kuyibatembereza, ubundi umuntu uyikenera amamagare mbashe kuyimugezaho. Nimucikwe, reka tuyirebe, ubundi muze gushima mu mamagare kuri za nimero nabahaye.